biratangaje ubuntu bwawe ntibusanzwe urizerwa mwamwe mu byo uvuga ibyo ukora biratangaje ubuntu bwawe ntibusanzwe. Yesu nashimwe cyane kandi inshuti bene data, mwebwe dusangiye gucungurwa, dusangiye ibyiringiro, twongeye gushimira Imana yo ibanye natwe kandi ikiturinze. Uyu mwanya tugiye kuganira ku izina Jehova Nisi. Ndagira ngo mbibutse ko twebwe turi abantu bitiriwe izina ry'Uwiteka. Rero kuba twaritiriwe izina ry'Uwiteka, tuba tugomba kumenya iri zina twitiriwe ni irihe, ese rifite uwuhe mumaro? Gusenga turivuga bitumariye iki? Kuryizera bitumariye iki? Reka dusome hano mu Kuva igice cya 17 duhereye ku murongo wa 14. Aravuze ngo Uwiteka abwira Mose ati, andika ibi mu gitabo bibe urwibutso, ubibwire Yosuwa yuko nzakuraho rwose kwibukwa kw'Abamaleki bakibagirana mo munsi y'ijuru bose. Mose yubaka igicaniro acyita Yehova Nisi, aravuga ati, Uwiteka yarahiriye ko azajya arwanya Abamaleki ibihe byose. Amen. Hano Abisiraheli bari bahagurutse mu butayu bw'Isi, bagenda urugendo rurerure, bagera mu butayu bwitwa Refidimu, abariho babamba amahema. Muri izo ngendo hari abanyantege nke bari bagiye basigara inyuma. Bageze ni Refidimu ngo basanga n'ubutayu bukakaye butarimo amazi. Icyo gihe ngo abantu batonganya Mose, baravuga ngo duha amazi tunywe, niki gituma ushaka kutwicisha inyota twe n'abana bacu n'imitungo yacu? Mose ngo atakira Uwiteka, aravuga ngo ndengera aba bantu bashigaje hato bakanyica. Ngo Uwiteka aravuga ngo toranya abatware ba Isiraheli mutambike ku gitare cy'i Horebu. Aravuga ngo nanjye ndahagarara imbere y'icyo gitare, ukubita icyo gitare amazi aravamo abantu banywe. Ngo Mose abigenza atyo imbere y'abakuru b'Abisiraheli. Ahangaha isomo nshaka kukubwira, buriya gitare ntabwo ari cyo cyabaga kirimo amazi, ahubwo Uwiteka ugihagaze imbere niwe watumaga kibona amazi. Njye mubwire ko ibintu byose ni ibitare, ni igitare nibuye nk'ibindi bitare, nta n'amazi yabaga kibitsemo, ariko Imana yagihagararaga imbere niwe yatumaga kivamo amazi. Njye ko ibintu biri imbere yawe byose, igihe bitazaba birimo presence y'Imana, bizaba ibitare bisanzwe, ariko mu gihe Uwiteka azabihagararamo bizabyara ubuzima. Imana ishimwe. Hanyuma ngo hantu Mose ahita Masa, kuko abantu baritotombye, ahita Masa na Meriba. Ariko ngo bakinywa amazi bataranayageza mu nda neza, ngo Abamaleki barabatera. Abamaleki bari abantu babi, ngo batangiye baturuka inyuma y'Abisiraheli bagenda bica abantu b'abanyantege. Ngo hanyuma barabatera, ngo Mose abwira Yosuwa, aravuga ngo dutoranyirize ingabo mugende murwanya Abamaleki. Aravuga ngo ejo nzahagarara mu mpinga y'umusozi nitwaje inkoni y'Imana. Ngo Yosuwa abigenza uko Mose yamutegetse, arwanya Abamaleki. Hanyuma ngo barimo barwana kuri battlefield imbere ku mirongo y'urugamba, Mose ajyana n'umugabo witwa Aroni n'uwitwa Huri, bajya ku musozi. Bavuze ngo mu mpinga ni top of mountain, ni hejuru y'umusozi. Ngo barangije kugerayo, ngo Mose yari afite inkoni y'Imana, ngo yaramburaga amaboko Abisiraheli bagatsinda, yayamanura Abamaleki nabo bagatsinda. Noneho ngo Aroni na Huri babibonye, babona ko ibanga riri mu kumanika amaboko kwa Mose. Ngo barangije bamutega ibuye aryicaraho, barangije nabo bamwicara iruhande, bafata amaboko ye barayaramira. Ibi bintu wumve ko byari bigoye. Iyi ntambara bayirwanye n'Abamaleki kuva mu gitondo kugeza izuba rirenze. Ntago Mose yari kwirwa amanitse amaboko kuva mu gitondo
kugeza izuba rirenze. Yari akeneye abantu bamusapotinga bagafata amaboko kugira ngo abashe gutsinda urugamba mu izina rya Yesu. Haleluya. Rero ngo barangije ngo Yosuwa atsinda abamaleki n'abantu babo abatsindisha inkota. Ngo ibi bintu byababaje Imana bitewe n'ukuntu abamaleki bishe Abisirayeli bahereye ku bantu b'abasaza n'abakecuru bafite intege nke. Ngo Imana ibwira Mose iramubwira ngo ibi bintu byandike mu gitabo, unabibwire Yosuwa yuko nzamaraho rwose kwibuka kw'abamaleki mu isi. Ngo Mose yubaka igicaniro acyita Jehova Nisi, bivuga ko Uwiteka ari we bendera ryacu. Aravuga ngo Uwiteka yarahiriye ko azajya arwanya abamaleki ibihe byose. Yehova Nisi ni izina risobanura ko Uwiteka azajya arwanirira abantu be ibihe byose. Yesu nashimwe. Hanyuma iyo tuvuze ngo Yehova Nisi, Yehova Nisi bisobanura ko Uwiteka ari ibendera ryanjye, kandi bikavuga ngo Uwiteka ni intsinzi yanjye. Ubundi mu bihe bya kera ibendera ryakoreshwaga ku rugamba. Ingabo zaragendaga mbere y'uko zijya kurwana zabaga zifite ibendera. Iryo bendera ryerekanaga abo bari. Bavuga ngo twebwe turi aba ngaba. Buriya n'Abisirayeli umuryango 12 buri muryango wagiraga ibendera ryawo, kugira ngo uko bakambitseho bajye bamenya ngo uyu muryango ni uwo kwa Ntuza, ngo buri bantu ngo bagatura munsi y'akabendera kabo. Rero ibendera ryerekanaga urinde. Ikindi, ibendera ryerekanaga aho abantu runaka biteranirije. Ikindi, ibendera ryagaragazaga intsinzi. Ndetse no mu gihe cy'ubu ngubu, iyo abantu barwanya ahantu bakahafata, bahita bashingaho ibendera ryabo. Ndetse n'ukuntu ibendera ryerekana uri n'igihugu iyo kijyanye ambasade ahandi gishyiraho ibendera bavuga ngo aha ni aho u Rwanda. N'umuntu iyo agiye ahagarariye igihugu mu marushanwa runaka cyangwa mu bindi bintu, agenda afite ibendera ry'igihugu cye, abantu bamureba bagahita bamenya ngo uyu muntu ni uwahanahana. Rero iyo uvuze ko Uwiteka ari Jehova Nisi, uvuga ngo Uwiteka ni ibendera ryanjye, uvuga ngo Uwiteka niwe uyobora urugamba rwanjye, Uwiteka niwe uyobora intambara zanjye. Yobu yaravuze ngo umuntu ari mu isi aba afashe igihe mu ntambara, kandi iminsi ye ngo ni nk'iy'ukorera ibihembo. Njya mubwire ko igihe wafataga umwanzuro wo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, wari winjiye mu rugamba na Satani. Ariko umuririmbyi yaravuze ngo mukomere cyane, ngo mugiye kunesha, muhabwe ingabire z'abatabarutse. Aravuga ngo kuko umwami ari we ubigisha kunesha abanzi. Yababwira ko Satani ukurwanya burya si wowe arwanya Yesu. Niyo mpamvu Yesu ari we ukwigisha ukunesha Satani. Ikindi, iri bendera iyo uvuze ngo Jehova Nisi, bivuze ngo Uwiteka niwe ugaragaza uwo ndiwe. Ikindi ukavuga ngo Uwiteka niwe umpa gutsinda, Uwiteka niwe umpa intsinzi. Uwiteka niwe umpa intsinzi. Abisirayeli rero barwanye n'abamaleki, Yosuwa ari ku rugamba, Mose ari ku musozi afite inkoni y'Imana. Ushobora kugira ngo ntabwo Abisirayeli batsinze kubera ko bari bafite imyitozo ikomeye. Ntabwo batsinze kuko bari abantu b'abarwanyi, ahubwo batsinze kuko Imana yari iri mu ruhande rwabo. Wibuke Mose iyo yazamuraga amaboko baratsindaga, yayamanura bagatsinda. Bivuze ko hari izindi mbaraga zari zibari inyuma zatumaga batsinda, nubwo abamaleki bo babonaga bari gutsindwa batazi uko biri kugenda, ariko hari amaboko y'Imana yabaga biri inyuma. Mose yabaga ari ku musozi afite inkoni y'Imana. Mose yazamura amaboko bagatsinda, yayamanura abamaleki nabo bagatsinda. Hanyuma Aroni na Huri abafasha ba Mose babibonye bafata amaboko ya Mose barayaramira kugeza intambara irangiye. Ndagira ngo nkubwire wowe turi kuganira, ukeneye abantu bagusapotinga mu izina rya Yesu.
Imana ikumpera abantu bagufata amaboko kugira ngo ubashe gutsinda zino ntambara. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ko wowe ukiri umusore, Imana ikwiriye kuguha umufasha, umugore mwiza uzagufasha akagufatira amaboko ugatsinda. Iyo ushatse nawe urugo rubi rugusubiza inyuma ugatsindwa totaloma. Imana iguha inshuti zigufata amaboko kugira ngo ubashe gutsinda. Haleluya. Nababwire ko musabire ngo Imana iguhe Aroni, iguha abantu bumva ibintu byawe, bumva context, bumva ibintu byo mu mwuka, bakamenya ko bakwiriye kugufata amaboko, bakamenya n'igihe cya nyacyo bakwiriye kugufata amaboko. Ntabwo ba Aroni bari kumufata amaboko intambara yarangiye. Mose yari akeneye abantu bamufata amaboko urugamba rugihari. Rero ibintu by'ingenzi ugomba kumenya ni uko intsinzi yawe iva ku Mana, ntabwo iva ku maboko yawe, ntabwo iva kuri experience zawe, ntabwo iva gusa ku mashuri wize, ntabwo iva ku makonegisiyo ufitanye n'abantu, ahubwo intsinzi yawe iva ku Uwiteka. Iyi ntsinzi y'Abisirayeli ntabwo yaturutse ku buryo bw'inkota n'amacumu, ahubwo yaturutse ku Mana. Niyo mpamvu Zaburi ya 20 avuga ngo bamwe biringiye amagare, abandi biringiye amafarashi, avuga ariko twebwe tuzavuga izina ry'Uwiteka. Avuga ngo barunamye baragwa, avuga ariko twebwe turahagaze tureba. Yesu nashimwe. Rero ndagira ngo mubwire ngo ntukiringire ubwenge bwawe gusa. Ubwenge nabwo ni bwiza, amafaranga ni meza, ariko ukwiye kwiringira Yehova. Ukavuga ngo intsinzi yanjye iva ku Uwiteka, kuba ndi kunguka bituruka ku Uwiteka, kuba mbonye akazi bivuye ku Uwiteka. Ibintu byose umenye ko biva ku Mana. Hari urugamba rugaragara, hari n'urugamba rutagaragara rubera mu isi y'umwuka. Hari ibyo ubona akazi, ubuzima busanzwe, amafaranga, ariko hari n'izindi ntambara zo mu mwuka tutabona, kandi izo ntambara zo mu mwuka nizo zafekita bino bintu tubona bigaragara. Rero intsinzi nyayo, kugira ngo ugere ku ntsinzi by'ukuri, uzayigeraho ari uko usenze ukabifatanya no gukora, ugasenga cyane ukanakora, hanyuma Imana izaguha umusaruro. Hari ijambo nasomye ngo Isaka ngabiba muri icyo gihugu ngo areza, ngo yongera kubiba ngo yezaho ibiruta inshuro 100, ngagenda bumukire. Rero Isaka yarabanje arabiba agenda bumukire, ntago yabaye aho ngo ibintu bimanukiye. Oya, ahubwo ukeneye no gukora, Imana ikaza igakora, Imana nayo igakora. Rero ntago uzatsinda wenyine muri iyi si, ukeneye abafasha. Imana iguha Aroni na Huri bagufasha. Dukeneye abandi bantu badusapotinga, badufasha. Imana ikumpera inshuti z'umumaro, inshuti zikumva, inshuti zitakugora, zitakumvira ubusa, zitagusenyera urugo. Imana iguhe inshuti zigufasha. Dukeneye itorero, dukeneye umuryango w'abana b'Imana, dukeneye abantu badufasha gusenga. Yesu nawe yigeze kujya gusenga, abona ibintu birakomeye, atwara abigishwa be nubwo basinziriye, ariko yari akeneye abantu bamufasha. Hezekiya abonye urugamba rukomeye, atuma intumwa zijya kureba Yesaya. Yesaya yarasenze, Imana aramubwira ngo mubwire ngo kuko usabye kukurengera ku mwami wa Ashuri nabyemeye. Rero ukeneye abantu bagufasha gusenga mu izina rya Yesu. Ntukagende wenyine mu rugamba, ujye uhamagara Imana, muzajyana kandi ikumpere n'inshuti z'umumaro. Rero uyu munsi hari abantu bari kurwana n'ubukene, hari abantu bari kurwana n'indwara, hari abantu bafite ibibazo byinshi mu mutima, ariko Imana irakubwira ngo ndi Jehova Nisi, ndi ibendera ryawe, nijye kimenyetso cy'intsinzi. Kandi iyo Satani abonye iri bendera kuri wowe araguhunga mu izina rya Yesu. Rero niba uri mu rugamba, fata icyemezo cyo gusenga, wiringire Imana, wicika intege, Imana izakugirira neza. Mose ntiyavuze ngo twatsinze, ngo turi intwari, ngo dufite imyitozo, ahubwo yaravuze ngo ibendera ryacu ni Uwiteka. Yaravuze ngo Uwiteka ni ibendera ryacu, niwe ntsinzi yacu. Intsinzi yawe ntizaturuka kuri wowe ubwawe,
ahubwo izaturuka kuri Jehova Nisi, izaturuka ku Mana. Ndagira ngo dusengane, ndagira ngo dusengane mu ntambaro ufite, mu ntambaro urwana za buri munsi. Ndagira ngo nkubwire ko Uwiteka ari we ntsinzi yawe. Ndagira ngo nkubwire ko Imana niyo ikubera ibendera abadayimoni bakaguhunga. Imana niyo ikubera ibendera izo za karande zikaguhunga mu izina rya Yesu. Imana niyo ikubera ibendera za divorce zigahunga, ibibazo bigahunga. Yamubwire ko Pawulo yaravuze ngo ubwo itimanye umwana wayo Yesu Kristo ikamutanga ku bwacu, aravuga ngo izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Icyo Imana ikeneye wowe wakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Iyo umaze kumwakira, haleluya, ukabonekwaho n'ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu, icyo kimenyetso ni cy'Abisirayeli basize ku nkomanizo, hanyuma ngo umurimbuzi yaza akabacaho kuko bari bafite ikimenyetso cy'amaraso. Iki nicyo kimenyetso rero abera bagendana, ugatunga umwuka wera. Iki kimenyetso iyo kikuriho, abadayimoni baraguhunga, Satani araguhunga. Niyo mpamvu icyo gihe uba wegereye Imana. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo mwegere Imana nayo izabegera, murwanye Satani nawe azabahunga. Ndagira ngo mubwire ko amadarapo y'ibihugu ni meza, ariko ibihugu biratsindwa bigasimburwa n'ibindi, ariko ubwami bw'Imana ntibuzatsindwa. Mu ntambara zose Imana yarwanye nta n'imwe yigeze itsindwa. Ndagira rero ngo mu bintu byawe, ku buzima bwawe, ku bugingo bwawe, ushingeho ibendera ry'ubutsinzi ryitwa Jehova Nisi, uvuge ngo Uwiteka niwe bendera. Rero nta kundi umuntu ashyira ibendera ku buzima bwe, ni ukubaho ubuzima buhinduwe n'ijambo ry'Imana, hanyuma ugatangira gukora ibyaryo. Imana nayo izazibane nawe. Reka ngusengere wowe utari ufite rino bendera. N'ubu udafite rino bendera bivuze ko nta n'ubwirinzi ufite, ariko iyo ufite iri bendera rikubera ubwirinzi bwo mu kirere, rikakubera ubwirinzi bwo ku butaka, rikakubera ubwirinzi bwo mu mutima mu isi y'ibitaboneka. Iri bendera rirakomeye abantu baryiringiye. Nasomye ijambo riravuga ngo kuko ubwoko bwose buzagendera mu izina ry'ikigirwamana cyabwo, bavuga ngo ariko twebwe tuzavuga izina ry'Uwiteka. Rero reka ngusengere wowe ushaka ngo Imana ikubere ibendera. Mana, ndagushimye kuri ibendera ryacu, nguhaye icyubahiro kuko uri Imana yumva. Ndagushimiye kuri Imana ikora ibikomeye bitarondoreka. Ineza yawe nigumane natwe, kandi ndasengeye umwene data kugira ngo umubere ibendera. Yari afite andi mabendera yishingiye, ariko ayo mabendera atabasha gukiza umuntu, ariko hari irindi bendera ryitwa Jehova Nisi. Ndakwinginze rero kugira ngo izina ryawe ribe kuri twebwe, ritubere umunara muremure, kandi iyo wajyaga atsindwa umubere ibendera. Ndagusabye kugira ngo imbaraga zawe zigumane n'abera mu izina rya Yesu. Amina.